Kuri telefone rero turi kumwe na pasiteri cyangwa se revera pasiteri John Rugerinyange. John Rugerinyange muratwumva? John Rugerinyange uratwumva hano muri studio za Twati TV? turabumva. John Rugerinyange uyu munsi hano mu studio twakiriye wari umwe mu bapasitoro b'itorero rya ADEPR wari uyoboye paruwasi ya Kenyange sori ya Rwamwange, hanyuma akaba atakiri muri iryo torero. Ayo makuru mwarayamenye cyangwa ntayo mwamenye? Ngira ngo ayo makuru tumaze iminsi tuyamenye ko ashobora kuba yaragendanye n'ubwita Jean Paul. Nshimiyimana Jean Paul bakaba bafite irindi torero bayobotse. Mwaba mwarakurikiranye mukamenya icyaba cyarabavanye mu itorero rya ADEPR? Kugeza ubu nta makuru dufite y'icyatumye bagenda, ariko icyo tuzi cyo nuko bamaze kwitandukanya na Geoffrey Rwanyamuzira. Aho none hari ibyo baba baravumbuye nyuma yuko hari hashize igihe nawe hari ibyo waba waravumbuye bikaba ngombwa ko utandukana na Geoffrey Rwanyamuzira, abo bagasigarana nawe uyu munsi tukaba twakira amakuru yuko basohotse muri iryo torero? Mu bigaragara bo nubwo tutaramenya, wenda tutarakorana ikiganiro ngo tumenye ko hari icyo baba baravumbuye, ariko ushingiye ko babanaga uyu munsi wa none bakaba baramaze kugaragaza ko batandukanye nawe, bigaragara ko hari ibyo bavumbuye nyuma y'uko bakoranye igihe kirekire, barangije bikaba ngombwa ko baza kumusiga. Biragaragara ko hari icyo baba baramumenyeho. Hanyuma ku ruhande rwanyu nk'abantu mwariho mwitegura yuko ku itariki 14 babahamagaje mu rukiko, birabaha imbaraga ki? Gusa ku ruhande rwacu akenshi na kenshi abantu bagiye bababeshya bavuga ko hari ibindi twapfuye inyungu zacu, ariko dushingiye ko hari n'abandi noneho bamaze kugira ibyo babona bakabavaho, urumva ko bigenda bitanga icyizere ku bayoboke bacu. Bumvaga wenda ibihuha bituruka kuri bo, ndetse n'abasigaranye nabo biragenda bibahumura amaso, nabo bakagira ibyo batangira kwitegereza cyane, dore ko mu ruhande rwabo bagaragaza ibinyoma kuruta ukuri. Amakuru dufite na yuko harimo abantu muri iyi minsi batanze mitasiyo ndetse bahereza abantu mitasiyo mu buryo batumvikanyeho cyane, ko bamwe bavuga bati izo mitasiyo aho inama zakorewe ntago tuhazi. Waba warabimenye cyangwa ntabyo mwari muzi? Ngira ngo ku nama bari bafite aho bita Kiyindi kuri 15 twabashije kumenya ko bagiye batanga bahinduranya abakozi, dore ko uwari ku ruhande rw'umuwungirije Geoffrey Rwanyamuzira wita Phineas Kautu, twamaze kumenya ko bamukuye kuri uwo mwanya bahashyira uwo bita Obedi. Urakoze cyane. Niba ukivuga kuri amakuru y'uwitwa Gahutu Phineas, twumvishije amakuru yuko n'ubu ngubu aho muri Mubende ibintu bitameze neza, ku buryo ashobora kuba ngo yarafunze defense, ku buryo Geoffrey Rwanyamuzira ku ruhande rwa adashobora kumwinjirira. Byaba ari ukuri cyangwa biracyari bihuha? Gusa icyagaragaye nuko mu minsi ishize hari gahunda y'abashumba bacu bagiye kwa RDC baza guhurirayo n'uwo bita Phineas Kautu na Geoffrey Rwanyamuzira ndetse n'uwo bita Muganga, ariko icyagaragaye cyo nuko wabonaga hagati yabo bombi, ari Muganga ari Kautu ari na Geoffrey Rwanyamuzira, nta bumwe buhari, nta bumwe bwari buhari, kuko banatandukanye. Geoffrey Rwanyamuzira atabashije kuganira na Kautu nk'umukozi afite muri Mubende, cyane nk'umuntu wari umwungirije. Hanyuma ukaba ubona kuri uriya munsi itariki 14 URSB yabahamagaje, ukaba ubona bazaba barebana bate? Aho none ntabwo bazaba barebana ayingwe? Birumvikana, urabona ko niba abantu baramaze kwicamwa ibice gutyo, urumva ko uriya munsi wa kuri 14 bitazaba biboroheye, ntabwo bizaba biboroheye. Biraza kubahereza imbaraga zo gutambuka cyangwa biraza kubahereza imbaraga zo kugumya guhangana? Twe ku ruhande rwacu icyo twizeye nuko tuzi neza ko
nk'igitongore gishinzwe kuregestaringa amakampani kandi nk'abantu bicaye muri iki kibazo bakaba bagitsinzemo igihe ndatekereza ko tuzava ikibazo kimaze gukemuka umuntu wese amaze kumenya uruhande ahagazemo. Ese URSB iramutse itangaje yuko abafite ububasha bwo kuyobora itorero nyuma yuko habaye iyo myanzuro cyangwa se nyuma yuko hakomejwe kubakirwa ku kinyoma bavuga ngo urubanza bararutsinze kandi bakarutsinda bitagaragara ko bahawe ububasha, mwiteguye kwakira abantu bose kugira ngo mwubake itorero hamwe cyangwa mufite gahunda yuko abari ku ruhande rwa Geoffrey Rwanyamuzira muri buze kubimira? Icyo tuzi cyo nuko umukristo w'itorero rya ADEPR uwo ari we wese wemeye guca bugufi akemera ko yayobye, tuzi neza ko twe tudafite pirizo, ntabwo dufite pirizo, ntabwo dufite uburenganzira bwo kwirukana abantu, ahubwo bizaterwa n'uko umuntu aje, kuko iyo witegereje hari abafite ipfunwe ry'ibyo bakoze, hari n'abandi bagiye bagira ibikorobero birenze, ariko umuntu wese uko azaza niko tuzamwakira. Kuri telefone rero twari kumwe na John Rugerinyange, umwe mu bayoboye uruhande rutumva kimwe na Geoffrey Rwanyamuzira. Reka tubashimire kwitaba telefone yacu. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Okay, hanyuma uyu mugabo ntarasozaho gakeya kugira ngo ugende, uyu mugabo wa Rwamwange mujyayo ugereranije nk'amashiringi yaba yaratanze uwo munsi yaba ari nkangahe? Nje ntabwo nzi niba ari wowe yatanze ku giti cye, ariko icyo naje kumenya cyo nuko nk'umuntu wari ufite uruhare muri iyo gahunda, tugenda bohereje amashiringi imitwaro ngira ngo 50 ya transport, ndetse tunahageze byabaye ngombwa ko bagerageza kutwakira, yari afite iduka, mbese urebye umutungo we waratikiriye mwinshi. bivuga ngo byaba bimwe mu bitumye icyaro akivamo akaza i Kampala. Nabyo birashoboka kuko urebye kuva icyo gihe tugikorana na Rwanyamuzira urumva ko yahatakaje umutungo mwinshi. Nyuma rero ushingiye ko Rwanyamuzira agenda agasoro muko bwije nuko bukeye, ndatekereza ko imikorere ye itaje kugenda neza, birashoboka ko imbaraga ze zose zahatakariye, bikaba ari bimwe mu bimuzaniye kuva aho ngaho Rwamwange wenda, cyangwa se mu bimuzaniye kuva ugutandukana na Rwanyamuzira, kuko ibyo yagiye amwizeza atigeze kubibona. Bivuga ngo yarasohoraga akabona nta viziyo yuko azongera kubona ibyo yatakaje. Shebuja yakundaga kumwizeza ko afite imbaraga zo kumukorera ibyo yumva yakora, ariko biza kurangira ntacyo amugejejeho, dore ko naho Rwamwange ngira ngo nta torero afite uwo muhungu. Bivuga ngo amatorero yose bari barayamutwaye kubw'icyizere Rwanyamuzira yari yamuhaye. Yes. Sawa, murakoze cyane, turaza gukomeza nawe nyuma y'iki kiganiro, tuzongera tumushake twumve icyo atangaza kuri ibyo byose. Murakoze cyane. Okay. Yes,